Nshuti bavandimwe bakunze ijambo ry'Imana, turacyakomeza gushima Imana ko iba yaduhaye amahirwe ikatuha umwanya ngo ituganirize. Ntabwo aya mahirwe ari buri wese uyabona. Igihe rero ijuru rikuhaye uwo mugisha rikakwaka umwanya wawe utari na munini cyane ariko utari na muto, iyo ari ubugingo ujye ushima Imana. Ndagira ngo dufatanye gushima Imana ko yongeye kuduhamagara kandi duhamagariye kutumenyesha ibyaduhesha agakiza. Ijambo ry'Imana ni umucyo ku bagenda mu isi y'umwijima, kandi ni amagambo y'ubugingo ku bantu bafite ikibazo cy'ubuzima. Ubwo rero ari amagambo y'ubugingo, igihe ibyanditswe byera bibumbuwe ujye ubona ari Imana ikuganiriza, ujye wumva ko Imana igiye kuvugisha umutima wawe, kandi umwuka wera umuyobozi waryandikishije abane nawe, kugira ngo uwayoboye abanditse Bibiliya akuyobora igihe ugiye kuryiga, ngo ukuri kuririmo kuzane amasoko mashya mu bugingo bwawe. Ndagira ngo rero twongere dufate umwanya dushima Imana, maze ibyanditswe byera bituganirize. Data wa twese Mana yacu, uyu mwanya twongeye gufata igihe ngo tuze imbere yawe, utwigishe, utuganirize, utuyobore, kandi twiringiye ko uri umuyobozi mukuru uyobora ubwoko bwawe. Ngaho bana natwe mu izina rya Yesu. Mbese urashaka gukira? Icyo nicyo kiganiro, nicyo cyigisho tugiye kuganira. Nzi yuko ukimara kumva iryo jambo uratangira kwibaza, arashaka kuvuga ko ndwaye iki? Arashaka kuvuga ko mfite ikihe kibazo? Ariko ikibazo inyoko muntu ifite gikomeye cyane ni ikibazo cy'icyaha. Ntabwo ari ikibazo cy'ibyaha, abantu bajye babyumva neza. Ni ikibazo cy'icyaha. Ikibazo cy'icyaha rero gitandukanye n'ikibazo cy'ibyaha, kuko iyo havuzwe ibyaha haba herekana ibyo umuntu yakoze akuze cyangwa se amaze kwihitiramo. Ariko ikibazo cy'icyaha ni imiterere yo kwa Adamu amaze gucumura. Mbere na nyuma yo kwihana umuntu akomeza kuba ikibazo mu mutima. None urashaka gukira? Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku gice cyaho cya 5 turahabona amagambo akomeye Yesu yigishije, ariko hari n'umurimo agiye gukorera abantu bari aho ngaho. Hanyuma y'ibyo hari iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruhero cyitwaga Betesida, cyariho amabaraza 5. Icyo ni igice cya 5 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, uhereye ku murongo wa mbere ahatubwira amahirwe Yerusalemu Israheli yari ifite. Bari bafite amahirwe adasanzwe. Ubutaka bwaho bwari umugisha, ibyaremwe byari bihari byari ubuzima, imigezi yaho yakizaga ababembe. Ubutaka bwaho Yesu yabwiraga umuntu ati bufate ubutobe makondo busige ku maso urahumuka. Cyari igihugu Imana yahaye umugisha. Kandi igihe ndimo mvuga ngo Israheli cyari igihugu Imana yahaye umugisha, ntabwo bikiri ngombwa ngo ube wakora urugendo ujyeyo kugira ngo ujye kubona uwo mugisha uhari. Ahubwo uyu mwanya ndifuza ko umugisha w'Imana wawubonera muri Yesu Kristo binyuze mu ijambo yaguhaye. Iri jambo rero uba ryuboneramo icyakiza ubugingo bwawe, kandi birashoboka. Ikibazo abantu bafite ni ugutekereza Imana uko bishakiye. Amahitamo y'abantu agenda akurikiza ubwinshi bwabo, ariko dushimira Imana ko yaduhaye umuyobozi ibyanditswe byera. Ibyo byanditswe byera niwe mujyanama w'abagenzi bashaka ubugingo buhoraho, kandi ni nabyo bizadushinja mu rubanza hakurikijwe amahirwe twahawe yo kumenya ukuri tukakwirengagiza, cyangwa se tugakwemera
kukaduhindura. Aho rero Yerusalemu atubwiye yuko hari umugezi. Uwo mugezi ntabwo wagomberaga kuba munini, ariko Imana yari yarawushyiriyeho aho ngaho kugira ngo ubwoko bw'Imana bugize ibyago by'indwara zitandukanye nibagira amahirwe yo kuhagera, ariko bakanizera, by'umwihariko hakabaho no kujyamo, umuntu wari uri mu kaga ahinduke buzima. Niyo mpamvu iri jambo ndigaruye imbere yawe kugira ngo wongere wumve ko ufite ikibazo cyakemurwa n'ibyanditswe byera gusa. Abantu mu mbabazi bagirira abantu bose, nk'uko mu muntu hashobora kubonekamo impuhwe bitewe n'impamvu, baragenda aho kuri uwo mugezi bahubaka utuzu two gufasha abantu mu gihe cy'izuba ryinshi, mu gihe cy'imiyaga, mu gihe cyaba ari nk'icy'imvura, kugira ngo badahuhurwa n'ibindi biza byavuka. Maze bamaze kuhashyira ayo mabaraza, utwo tuzu, abarwayi benshi byabasabaga ko bagenda bakahategerereza. Uko kuhategerereza ndagira ngo uhumve neza, kuko ku murongo wa 3 muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi. Hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe, umurongo wa 4, marayika amanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Muvandimwe nshuti, umva ayo mahirwe yari i Yerusalemu. Hirya ya Yerusalemu, hirya ya Israheli, naho washobora kubona umugezi wakora iki gikorwa n'uwo mu Israheli. Ndetse Pawulo we niwe wavuze ngo nitwe twabikijwe ibyavuzwe n'Uwiteka. Kandi kuba Imana yarahashyize ubwoko bwayo ibavanye mu Egiputa, yagombaga no kuhagaragariza icyubahiro cyayo, kugira ngo amahanga amenye ko hari Imana mu ijuru, kandi ko hari ubwoko bwayo yitoranyirije mu mahanga yose yo mu isi. Hari n'igihugu ku isi Imana yagennye gushyiramo ubwoko bwayo. Ntabwo bikiri ngombwa ngo abantu bakizwe kuko batuye i Yerusalemu. Umuntu yakizwa kubw'amahirwe y'ubutumwa bwiza yakwakira. Ariko aho waba uri hose ukurikira ijambo ry'Imana kandi ushaka guhindurwa naryo, iri jambo rirakubera umugezi Imana yashyize mu rugo rwawe, rirakubera Betesda, rirakubera ahantu wagenda ukabonamo amazi y'ubugingo. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo hari abarwayi benshi. Abo barwayi benshi, ayo mabaraza bari bayariho, buri muntu wese yabaga hari uwahamugejeje, kandi ababazanaga babaga bizeye ko nibabagezaho kuri uwo mugezi bishoboka ko marayika yakora cya gitangaza bategereje. Noneho umurwayi yazanye akaba yakira uwamuzanye gihari. Ariko Bibiliya yatubwira ngo marayika yazaga rimwe na rimwe. Naguteguza ngo nzaza iki gihe, aho ntabwo hari hahari. Ubwo naguteguza ko ari guhari rero, byashobokaga ko abazanye abarwayi bibasha kubaviramo gutegereza, barambirwa bakongera bakigendera. Iyo bagendaga basigaga abarwayi bazanye kuri ya mabaraza. Muvandimwe mwene data, bishoboka yuko waba wari uri hanze ahantu utagira itorero cyangwa idini na rimwe ubarizwamo. Igihe gikwiriye gisohoye kugira neza kw'Imana kugagusangaho binyuze ku mbaraga ya Mwuka Wera, cyangwa se hari abantu bakuraritse kuza mu iteraniro runaka, wahagera ukumva urafashijwe, ukumva ijambo ribumbuwe n'ubwa mbere uryumvise ukifuza gukizwa. Nimba warumvise wifuza gukizwa, ikibazo Yesu akubaza uyu munsi uragisubiza, mbese urashaka gukira?
igihe kiragera abantu bakagira ahantu bava bakifuza kugira aho babarirwa mu madini. Ariko ikibazo tugiye kwibaza ni iki: mbese nubwo amadini agenda yiyongera, abayoboke bayo bakaba bamaze kuba benshi cyane, hasigaye umurimo wo kwagura ingabano bakubaka andi matorero bayagura, abayarimo baba barakize, abayarimo baba baramaze guhumuka, barabonye umuti wo gusiga ku maso, mwuka wera muyobozi akaba arageze ku bwonko agakomanga, bagatangira kumva amakuru y'ubugingo muri bo. Aho rero niho dukwiye kwibaza nimba insengero nyinshi zidashobora kuba zifite abantu bakirwaye kandi ibyanditswe byera bibabumburirwa uko bagiye mu materaniro. Barahagiye, barahageze, ndetse binashoboka yuko abakuraritse bo baba barahakugejeje bakabivamo. Nimba ukurikiye iki cyigisho ufite abantu wagejeje kuri Yesu, cyangwa se ukabageza mu itorero runaka, banza urebe icyo wabararikiraga nimba wowe ukikirimo, kuko benshi bararika abandi bakabisikana nabo babivamo. Kandi Bibiliya bisobanura kuko benshi mu b'imbere bazaba b'inyuma, ab'inyuma baba b'imbere. Muvandimwe, ni waba uri mu gukora umurimo ushobora kuba urimo wubaka inkuge utazakiriramo? Abantu bazanaga abarwayi babageza kuri uyu mugezi, bakaba arimo barambirwa. Aho kurambirwa urwaye, harambirwaga abavuga ko ari bazima, nuko bakisubirirayo, kandi cyabaga kibajyanye cyihutirwa n'imirimo n'ubutunzi n'ibyo basize, kandi nabo babaga bafite ikibazo cy'icyaha batarasobanukirwa. Uyu mugezi ntabwo wari ufite aho uhurira no gukiza icyaha, ariko mu isi ya Isiraheli wari imfashanyigisho. Niyo mpamvu mu gihe Yesu yamaze mu isi abwiriza ubutumwa, ava hamwe ajya ahandi, byabaye ngombwa ko hari icyigisho atangira kuri uyu mugezi. Igihe rero izo mbabare zabaga zirimo zigaragurika aho ngaho kuri ayo mabaraza, ari nako haza abandi barwayi benshi basanga abambere batarakira. Uyu munsi iyo ugiye kureba imiterere y'abashinga amadini, ntabwo ari ukwibaza ngo mbese nje gukora iki iryo sanze ritakoze. Ntabwo aricyo kibazo bafite, ngo bibaze ngo abasinzi, abasambanyi, abakoresha ibiyobyabwenge bari mu nsengero, abagifite inzangano, abagifite amakimbirane mu ngo zabo kandi bari mu nsengero, ese kuki batahindutse? Noneho ngo wibaze ngo washinga idini ngakora icyo abandi batakoze. Siyo mpamvu, siwo mugambi abashinga amadini bafite. Ahubwo aribaza ngo ese ko akazi kabuze navana hehe akazi? Uwahamagara abantu nabo batuwe ari abanebwe mu kwigira mu ijambo ry'Imana, mwabiyegereza, mwashaka umurongo umwe cyangwa irenga umwe muri Bibiliya. Bishoboka ko abantu baza mwabavanamo imitungo, ariko ntabwo haba hitawe ku gukizwa kw'abo bantu. Ngiki kibazo abantu batabana n'Imana mu byanditswe byera bafite. Kandi Bibiliya igaragaza yuko mu minsi y'imperuka inyigisho z'ibinyoma zizaba nyinshi cyane, kandi ntabwo zizanyura aho utekereza. Kuko iyo umuntu abumbuye Bibiliya, abantu icyo bakurikizaho ni ukuvuga ngo yabisomaga muri Bibiliya. Aho uhitondere, kuko Bibiliya yo ni ukuri, ariko ubusobanuro abantu barimo bayiha bufite ikiburi inyuma. Ngaho rero aho ukwiriye kwibaza ngo mbese kuki Yesu yaba yaraje kuri uwo mugezi ariko ntakiza abantu bose nk'uko yabishakaga? Igitabo cyitwa Uwifuzwe byose, ku ipaje 125, igice cya 21, Yesu yari yongeye kugaruka i Yerusalemu. Ubwo yatemberaga wenyine, asa n'ufite ibyo atekerezaho, kandi asa n'urimo gusenga, yageze ku kidendezi. Yabonaga izo mbabare zihanze amaso icyo zibwiraga ko ari cyo mahirwe yazo rukumbi yo gukira.
yifuzaga gukoresha ububasha bwe bukiza ngo akize buri mbabare. Nyamara hari ku munsi w'isabato, imbaga nini y'abantu yarimo igana ku rusengero gusenga, kandi yari azi ko icyo gikorwa cyo gukiza gishobora gukangaranya imyumvire idashingiye ku kuri y'abayuda, maze bikarogoya umurimo we utangaje. Umva nawe, icyifuzo cye ni ugukiza abarimo bajya gusenga. Ntabwo hano Bibiliya irimo ivuga ngo ni ugukiza abari mu businzi n'abari mu byaha. Yifuzaga gukiza abajya gusenga, nk'uko nawe ufite aho usengera. Ariko ikibazo kikigaruka ni iki? Mbese kuhora ujya gusenga ni iyihe ngeso? Ni ikihe cyaha mu byaha abadasenga bakora kidakorwa n'abari mu nsengero? None se wowe kumaze imyaka utangiye kugira gusengera, ni iyihe ngeso yo mu mutima, mu bugingo imbere yabimaze gukosorwa nuko wabaye umwana w'Imana? Cyokora Bibiliya ndayikunda, isobanura ukuri kw'Imana uko kuri. Iravuga ngo uwabyawe n'Imana ntabwo akora icyaha kuko imbuto y'Imana iguma muri we, ngo kandi ntakora icyaha kuko yabyawe n'Imana. Kandi Pawulo yandikira Abagalatiya aravuga ati, ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ndagira ngo rero mubwire ngo ushobora kuba nawe uri mu bajya gusenga, ariko umwuka, umuyobozi w'imitima y'abacumuye atarafata umwanya mu mutima wawe. Ushobora rero ngaho kuhatekereza ugafata umwanya ukareba icyo urusha abadasenga, koko bagushakaho bati uyu ushingiye uko yari ameze naho ageze, ndifuza kumubaza icyahinduye ubugingo bwe. Nyamara abantu ho kwihana imiterere ya kamere, ahubwo bashaka gukuraho ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha ni iki? Ni ubusambanyi. Ubusambanyi bubarwa mu ngaruka z'icyaha. Ubujura bufatirwa mu cyuho ni ingaruka z'icyaha. Ubusinzi ni ingaruka z'icyaha. Icyaha ubwacyo ni imiterere ya kamere. Aho Satani yafashe ubugingo bwo kwa Adamu akabushyira mu cyaha, abavukiye muri ayo maraso bose bagahinduka abanyabyaha, kandi bavuka batandukanijwe n'Imana. None mwene data, ucyumva aya magambo uribaza ko Yesu mu yari afite abajya gusenga icyo gihe atazifite n'abarimo bagenda uyu munsi? Ndagira ngo rero uyu murongo igihe wumva umenye yuko hari amahirwe mu Isiraheli aruta uyu mugezi, aruta ubutaka bwaho. Ni umucunguzi wasezeranywe. Uwo mucunguzi wasezeranywe niwe wari uzaniye agakiza imbabare, indushyi n'abaremerewe. Kandi abantu benshi bari barigishije yuko umunyabyago wese ari ikimenyetso cy'igihano cy'Imana imuhannye, kuko yanyuranije n'ubushake bw'Imana. Ariko icyaha aho kigeze gihindura isura y'umuntu kikamushyiramo isura ya kidayimoni. Iyo abantu batazi Bibiliya neza, bafata umunyabyago nk'aho ari igihano cy'Imana. Ariko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo batashyikira ubwiza bw'Imana rero, niyo mpamvu igihe cyari gikwiriye kugira ngo Imana yohereze umwana wayo wabyawe n'umugore, wavutse atwarwa n'amategeko, kugira ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Ngaho abantu barimo bayobera inzira, benshi bamaze kuyoberwa iby'agakiza, baravuga bati wakora imirimo myiza Imana ishobora kwiheraho ikanyemera. Ntabwo imirimo myiza dukora ari ruswa duha Imana ngo yururutse ubukana cyangwa amahane yari dufiteho. Oya, ntabwo Imana ari uko iteye. Ntacyo twabona twacunguza icyaha twakoze, ntacyo twabona. Ibyiza twakora byaba byiza mu bantu, ariko nta mugabane bishobora kugira kuri kamere y'Imana. Ibyo ngibyo ushobora kubivuga ukaza kubitekerezaho bikaba byakubangamira bitewe n'imyumvire ufite kuri Bibiliya. Ariko nicyo cyiza cy'abakunda ijambo ry'Imana.
ntabwo ndimo nkubwira ngo none uhereye none ugende wangizwe n'umubiri wawe, kuko ntabwo turi abacu ngo twigenge, twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Ntabwo ndimo nkutoza gusubira mu bibi ngo kuko n'ubundi byiza bitazagukiza. Oya, dukora ibyiza kuko twakijijwe, ntabwo dukora ibyiza ngo dukizwe. Icyo ngicyo n'abantu badasenga harimo abantu beza cyane, kandi no mu basenga harimo abantu babi rwose. Ariko ikibazo ntabwo gishingiye ku bwinshi bw'ibi twakoze, nta nubwo gikemurwa n'ubwinshi bw'ibyiza twakoze. Abantu iyo bamaze kuhayobera, niyo mpamvu batangira guhuza imyemerere yabo, ubukristo bwabo n'abapagani. Ukajya kumva umuntu w'umukristo aravuze ngo nzi ndi mubi ariko sindi nka kanaka. Ubwo abantu wamaze kubahindura umunzani uterekaho ubukristo bwawe. Ntabwo uzarangiza urugendo rero ugitekereza gutyo. Ariko umurongo wa 4 tuwumve neza w'igice cya 5 cy'ubutumwa bwiza bwese bwanditswe na Yohana. Kuko rimwe na rimwe marayika amanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Muvandimwe wanjye, ndagira ngo ahantu wumve neza. Bibiliya ntabwo ivuze ngo uwabanzaga kujyamo yaroroherwaga. Ntabwo ariko Bibiliya ivuze. Ahubwo Bibiliya iratubwiye ngo uwajyaga muri uyu mugezi hari indwara azi yahamuzanye, hari n'izindi zari zihishe mu mubiri ataramenya, abaganga bataragaragaza. Ntabwo yavagamo akize ya yindi yamuzanye azi, n'izindi zari zihishe inyuma zarakiraga. Ntabwo yoroherwaga. Ikibazo ukwiye kwibaza ni iki? Mbere yuko uba umukristo uwo ari we wese mu idini iryo ari ryo ryose, ari ubusambanyi n'ubuhehesi wakize iki? Ari ukurwana no kugira umujinya wumva warakize iki? Ari ukwiba no kwifuza iby'abandi wumva warakize iki? Ari ukwizera abantu no kwizera ibigirwamana no kwizera Imana yo mu ijuru wumva wizera, kwizera kwawe kugera he kuri urugero? Benshi iyo bageze mu madini runaka ayo ari yo yose, aho kuberekeza kuri nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, babigisha imyitwarire, bakabigisha kwigengesera, bakabigisha ko hari ibyaha bikomeye n'ubikoze agawa ndetse n'idini rikamuhana. Iyo bamaze kubinjiza n'iyo myumvire, abantu batangira guhindura umushyitsi ibyo byaha babwiwe, noneho bagatangira kwiga uburyo bakwitwara neza. Uko kwitwara neza iyo bakugezeho baravuga bati yabaye umuntu w'Imana. Ushobora kuba uri umuntu w'Imana nta n'utari umuntu w'Imana, ariko ukeneye kuba umwana w'Imana, ukeneye guhindurirwa amateka. Abayuda by'umwihariko abafarisayo bari abantu bazi kwitwara neza rwose. Ntabwo washoboraga kuba watekereza yuko barimbukira muri Yerusalemu. Ntabwo washoboraga kuba watekereza ko babamba uwazaniye isi agakiza. Ntabwo wakwibaza ko batera amabuye ababatumwagaho kandi bambaye amakanzu ariho ibyo bizera. Nyamara barabikoze. Imyitwarire yawe, kwigengesera kwawe, ejo Imana ishobora kugushyira habona, kuko urukungu rukurimo n'amasaka kurimo, izo mbuto z'amoko abiri, hari irizaniga irindi, hari irizarusha irindi imbaraga, kandi irizarusha irindi rizakura ryere, kuko Imana iri ku murimo wo gukuza ikiri mu muntu kugira ngo umuntu wese azagororerwe ibikwiranye n'ibyo wakoze. None rero uyu mugezi nubwo ari umugezi w'amazi abantu babona hariya, ariko biratubwiye ngo muri abo barwayi bari aho ku mugezi, uwamanukaga agatanga abandi kujyamo, hajyagamo benshi biranashoboka. Ndetse amateka y'uyu mugezi atubwira yuko habaga hari n'imirambo ikandagirwa n'abafite imbaraga, kandi yo idashobora kwirambura ngo ihagere. Abantu b'abanyantegenye, abana batoya, kuko ntabwo abantu babaga banganya uburwayi.
abo bose bakandagirwaga n'ababyigana bajya kujya mu mazi, ndetse no mu mazi reba nawe abantu bamutse baguyemo ari 5 cyangwa barenga, kandi hagomba gukira umwe. Uratekereza ko abaguyemo 4 basigaye cyangwa umubare runaka bari buvanwemo nande, kandi uraho wese ari umurwayi? Ngaho rero turibaza iki kibazo. Ababwiriza ko ari benshi, ibitabo bikaba ari byinshi, ibyaha birava he? Ubupagani buri ku isi burava he? Ese ubisi humanyijwe n'abadasenga? Abasenga bo ikibazo cyabo cyarakemutse? Ese amakimbirane ari mu nsengero kugeza ubwo n'amareta yo ku isi asigari yaza gukiranura abasenga ndetse n'abayobozi b'amadini birava hehe? Abantu benshi baracyari kuri uyu mugezi, ariko ntabwo barakira. Ariyo mpamvu abo bakayoboye ngo nabo bakire barabashidikanya iyo babegereye bakabona nabo ubwabo bakira abanyabyaha nk'abandi. Reba rero icyaha wita ko gikomeye, reka nemere ko ushobora kuba warakiretse, ariko se cya kintu usuzugura cyo wibwiye ko kitabambishije umwana w'Imana? Nta cyaha gitoya kibaho, nta na kimwe. Kandi icyo wita gito ukita gito, ariko cyarakunesheje. Kandi ukora ibyaha wese aba ari imbata yabyo. Niyo mpamvu dukeneye uwatubatura. Kandi uwatubatura Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Urebe rero ko indwara y'icyaha iyo ari yo yose yakize. Nyamara ku ndwara aba bantu baje barwaye, ndagira ngo ubwire ngo hari izindi bahanduriye bataje bafite. Hari izindi bahanduriye. Ushobora kuba mu buzima bwawe utaragira idini wari urimo, kandi ukaba rimwe na rimwe utarigeze ugwa no mu byaha by'ubusambanyi, aho ubereye umukristo ukaba uri mu kubikora n'abakristo bagenzi bawe, kandi mu bupagani wenda utari warabikoze. Hari indwara aba bantu bazaga barwaye bazi, ariko hari n'izindi bahanduriraga. Umuntu yaryamaga ku karago ke umwaka wa mbere 2, umubiri ugafatana naho aryamye, kandi yaraje nibura atagenda neza, ariko umubiri utaraba inyama akahandurira izindi. Muzo bahanduriraga ngira ngo uza kumvira mu murongo muzima ni ukuvugana nabi, ni ugusubiranamo. Uwifuzaga gukira wese iyo yabonaga hari abamutanze yarabarakariraga. Ntabwo aho usengera wari wabona umuntu avuye mu byaha akaza afite ishyaka n'ubwuzu byo guhindurwa n'ubuntu bw'Imana, ukabona arakariwe n'abasanze. Nimba utarabibona, ufata icyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana vuba cyane ugiye kubibona. Kayini yahoye iki murumuna wa Abeli? Yamuhoye yuko ababyeyi babo bababwirije, Abeli isomo yabwirijwe araryumva araryizera, arishyira mu bikorwa, yizera ko icyaha cy'ababyeyi be n'icyo kirimo. Imana yagitangiye igisubizo, kandi icyo gisubizo nta kindi ni inama w'Imana ukureho ibyaha by'abari mu isi. Igihe Abeli yari yahisemo gutamba igitambo kivusha amaraso nk'uwizera umucunguzi uzabambwa hagati y'ijuru n'isi akireherezaho abantu bose, kandi yakiresheje iyo mpano y'agakiza y'ubuntu. Amaze kuyikerensa, icyakurikiyeho igice cya 4 cy'itangiriro arabisobanura, yarimbuye uwo bavaga indimi. Arabikora, ariko hari utashobora kubibwira Kayini ko azica murumuna we ngo abyemere, kuko ikibishyira habona cyari kitarajya ku murongo. None nawe ubanza urebe nimba nta byaha bishyashya waba waranduriye aho usengera. Kandi kimwe mu byaha uzahandurira harimo kurwanya iby'Imana kandi ubibwiriza. Ibyo ubitegereze igihe cyose uzaba utarahindurwa n'ubuntu bw'Imana bizakubaho. Ariko iyo ugeze ku murongo wa 5 w'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku gice cya 5,
Bibiliya iragaragaza yuko igihe gikwiriye gisohoye Yesu Kristo yiyiziye aho ngaho, yiyizira ku mugezi kugira ngo arebe izo mbabare, nibiba ngombwa abe yanazikiza rwose nk'uko imbabazi ze zingana. Ariko ntabwo yari kubikora kubera ko kuba abantu basenga ntibisobanura ko bashaka ubugingo. Ushobora kuba warabatijwe, birashoboka, nubwo n'umubatizo waba warabatijwe uwurebeye mu butumwa bwiza wasanga utemerwa na Bibiliya, kuko umubatizo ugira umumaro iyo wujuje ibintu bibiri bikurikira: ni ukubyarwa n'amazi n'umwuka wera. Abantu benshi rero babatijwe uw'amazi gusa. Iyo abantu bamaze kubatizwa umubatizo w'amazi gusa, bashobora guhinduka barakare kuri bagenzi babo iyo bo babatijwe n'umwuka wera. Yohana yaje abatirisha amazi, ariko Yesu Kristo yagomba kuza we abatirisha umwuka wera. Abahawe umwuka wera nibo bana b'Imana, ariko ababatijwe n'amazi gusa, abo bahinduka abanyedini bashobora kuzagira ikibazo cyo kurimbura abo bizera kimwe. Mwene data, ahantu utarahagera uhinduke, uhindure imyumvire, kandi ijambo ry'Imana ribigufashemo. Hano kuri uyu mugezi, umurongo wa 5, hariho umuntu wari ufite indwara ayimanye imyaka 38. Yari umwe mu bantu bababaye cyane. We rwose ntabwo yari akibasha kumenya nimba n'abahamuzanye bakinariho. Kandi uyu muntu nta bushobozi yari agifite bwamwemerera kuba yakwikurura ngo agere mu mugezi nibura, kuko imbere ye hari abantu bakiri bashyashya bakihagera vuba, bakibasha guhagarara bigakunda, bakibasha kuba bakwihangana mu masaha menshi bategereje. Uyu kubera imyaka yari ahamaze, kandi iyi ndwara yari yiyongereyeho ku y'Abayuda bigishije yuko bari umunyabyaha ruharwa. Ikibigaragaza, Imana yaramuhaniye, imuhanisha igihano gikomeye, ararwara rwose. Ariko ntabwo iyo nyigisho yari y'ukuri. Ibyago, nugira ibyago, ntabwo bisobanuye ngo niwe munyabyaha kurenza abandi. Oya, umwanzi azaba agiye kukwereka isomo ry'Imana uko ritari. Bibiliya tubwira ngo mw'isi muhorana umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Ndabizi ubuzima urimo burakugoye, ndetse bishoboka ko waba ugeze ku murongo mubi wo gutekereza ko Imana itariho, nimba inariho ikaba ari y'abakire, ari y'abantu bize, ari y'abantu bafite imiryango, bafite buri kintu cyose. Ntabwo Imana irobanura ku butoni, ahubwo Satani, umwanzi wo gukiranuka, yaje aje kurimbura inyoko muntu, aje gushyira ibyago, indwara, ubuhunzi, ubuzima bugoye ku kiremwa muntu, ngo azabihereze ku Mana kwititaye ku byo yaremye. Ariko Imana ikwitayeho. Aba bantu nubwo bari bari kuri uyu mugezi, Yesu Kristo utarebeshwa amaso yahoraga abasura, ariko ntibabimenye. Nk'uko nta rusengero na rumwe, nta dini na rimwe atagenderera ahagarara ku rugi akomanga ngo arebe ko hari imitima yava mu mihango imazemo igihe ikifuza gukira. Aragendagenda muri izo sengero, aho uri hose arimo arabona ababwiriza benshi barimo babwiriza ibintu bidahindura umutima, arimo arabona abantu benshi barimo bayobora abantu mu irimbukiro, nyamara babereka ko babayoboye mu bugingo buhoraho. Arimo arababazwa cyane n'imbaraga abantu bakoresha mu by'idini, nyamara batarazikoresha bizera umucunguzi. Aragendagenda muri izo nzu, aragendagenda muri izo sengero, ndetse aragendagenda no mu rugo rwa buri muntu, aragendagenda no mu nzu z'imbohe, aragendagenda no mu bitaro kwa muganga, aragendagenda n'ahantu abantu baba bari benshi cyangwa ari umwe, aragendagenda mu mibabaro ya buri muntu, abaza ikibazo agiye kubaza uyu muntu, kibaza ngo mbese urashaka gukira? Aho rero uyu muntu we wari umaze imyaka myinshi yararushye, kandi ibyiringiro byo gukira byari byaramugurutse,
ntabwo aragitekereza ko mubakira nawe arimo, kandi nta bushobozi yari afite nibura bwatuma yongera ngo asubire muri bene wabo. N'abibwira ngo baramuraritse bamuzana mu itorero, bari barongeye bisubira mu bupagani bamusiga aho ngaho. Kandi yarebye abamuhagarara imbere, iyo arebye abamuririmbira, arabareba agasanga nabo ni abanyabyago nka we, nta n'umwe wamukiza kuko nabo batikijije. Agahinda kakarushaho kumwica, gusubira mu bibi byaramunaniye, no kujya imbere mu butungane bw'Imana byaramugoye. Yesu agendagenda hafi ye, abona umuntu ufite umutima umenetse uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Amugeze iruhande, Yesu amubonye aryamye ku murongo waho wa 6 w'igice cya 5 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Icyo kibazo ukigira cyawe. Yesu akikubaza, urashaka gukira? Aho gusubiza ngo yego, bishoboka yuko waba wumva warikijije, cyangwa se gahunda z'idini zaragutunganyije, ukumva utagikeneye Imana, ukumva atari ngombwa kongera kumva hari wakira. Kuri ya paje 125 uwifuzwe byose haravuga ngo, ariko umukiza yaje kubona ububabare burengeje ubundi bwose, bwari ubw'umuntu wari umaze imyaka 38 ari ikimuga kitagira shinge na rugero. Nyamara nubwo yamugeze iruhande, ikibazo yamubajije, reka twumve igisubizo iyi mbabare yasubije. Kandi igisubizo yatanze kiragaragaza agahinda afite. Nyamara n'aka gahinda karakenewe kugira ngo koko Imana igukize. Mbese nawe ubwawe urabishaka? Cyokora ijambo ry'Imana niryo ryatera umutima kwifuza agakiza. Ijambo ry'Imana niryo ryagera ku bugingo bw'umuntu rikamwereka yuko akeneye gukira. Ku murongo wa 7 umurwayi aramusubiza ati, databuja, sifite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nyiza undi ananga kumanukamo. Uwo ni umwana yari afite. Yari akiringiye yuko amazi yonyine ariyo yamukiza. Yari agifite ibyiringiro yuko abamufasha ari bo bantu baba bakoze neza, ariko ari gufashwa nandi. Ni babandi se bahamugejeje bakigendera, ni babandi se nabo bazanywe no gukira. Aho niho dukwiriye gutinda cyane. Ninde uri gukiza undi? Erega munsi y'ijuru nta wundi tubonera agakiza keretse wamanitswe hagati y'ijuru n'isi akirereza abantu bose. Uwo wenyine utarigeze akora icyaha niwe wakiza ubugingo bwawe. Muvandimwe inshuti, jya mu byanditswe byera wiringiyemo agakiza, kandi iri jambo n'iryo kwizerwa no kubikora Imana izabikora kuko yabisezeranye. Erega dufite Imana yita kubo yaremye, dufite Imana ibabarira, dufite Imana yitaye ku bugingo bw'abantu ngo butazimira. Kandi Yesu yaremeye kumanikwa hagati y'ijuru n'isi, yemera kwambikwa ubusa aho kwambara ikamba ry'abami, yemera kwambara ikamba ry'amahwa. Ni wowe nanjye yabikoreraga. Yishyizeho ibyaha byacu abibambanwa ku giti kugira ngo twebwe abanyabyaha tubeho mu gukiranuka. Yesu arambuye ibiganza agira ngo akuzahure, ariko uyu muntu igisubizo arimo atanga kiragaragaza gushyira ibyiringiro mu bantu. Hari abantu benshi bashyira ibyiringiro mu babahagarara imbere, bakumva bashyira ibyiringiro ku bababwirije, ariko ikibazo mbese ibyabo byari byakemuka. Hari igihe ibyo abakubwiriza bakubwira bari hanyuma yabyo, nabo ubwo batabyizeye, nabo ubwabo bakigundagurana n'icyaha mu bugingo, bataka bati, ninde wanyize umubiri unera urupfu? Ariko Imana ishimwe kuko izagenda ukiza ku bwa Yesu Kristo. Uyu rero igisubizo atanze kiratwereka ko agishyize ibyiringiro mu bantu, kandi akigishyize muri amazi. Ati, nyiza undi muntu anangamo. Umva ibyiringiro bye biri, kandi ntabwo mfite umuntu wanerura ngo anjugunyemo. Yesu ubabarira yararimo amureba, ashyira imbere Adamu na Eva,
uko bavuye mu biganza bye bameze, uburebure bari bafite, ubunini bari bafite, ubwiza bw'inyuma bari bafite, ubutungane bw'imbere mu mutima, arebye uwo muntu aramubabarira, abona aho icyaha kimugejeje. Ariko iyi yari isaha ya nyuma y'uyu murwayi, kandi igihe Yesu arimo aganiriza uyu murwayi, abandi barwayi bamwimye amaso, bamufata nk'umuntu ushobora kuba aje kubarangaza ngo batareba mu mugezi, noneho agakingira ikibaba umwene wabo waba ari bugemo. Bose bahanze amaso icyo marayika ari bukore, babonaga uwo mugezi ari imbaraga idasanzwe wuzamo, nuko bose bagahanga amaso mu mugezi, maze bayakura ku mucunguzi, kandi yari aje kubatabara. Nguko uko abantu bamaze kuba abanyedini ariko ntibemereye Yesu ngo ahindure imitima yabo, bamwima amaso. Kandi Imana ntabwo ugutwi kwayo kwapfuye ngo inanirwe kumva gusenga kwacu, ntabwo ukuboko k'Uwiteka kwaheze ngo ananirwe gukiza, ahubwo ibyaha byacu nibyo byadutandukanije n'Imana. Gukiranirwa kwacu niko kwatumye itwima amaso. Ariko Yesu binyuze mu ijambo rye aravugana n'umutima wawe. Nuko noneho uyu murwayi amaze gusubiza icyo kibazo, Yesu aramubwira ati, umurongo wa 8, Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nk'uko uyu murongo wa 9 bitubwira. Yesu yakoze icyo gitangaza ku munsi w'isabato, ntabwo yarananiwe kugikora ku wa gatandatu. Kandi nimba mwibuka aho twavuye mu byigisho, twabonye iminsi 3 igiye guhangana. Umunsi wo ku wa gatandatu, aho abandi bita ku wa gatanu, abantu barawufata bawusengaho, ndetse ikimenyetso cyawo bagihindura ukwezi. Abandi bafata umunsi wa mbere w'icyumweru bawita ku cyumweru, maze ikimenyetso cyawo kibizuba. Aho hantu iyo ugiye kureba mu itangiriro, ibyo biva 3, izuba, ukwezi n'inyenyeri, ntabwo uzabona hari na kimwe cyaremwe kuri iyo minsi abantu basengaho. Ntabwo ukwezi kwabayeho ku munsi wa gatandatu, abandi bita kwa gatanu. Ntabwo izuba bashyira ku cyumweru. Umunsi abapagani b'Iroma ni umunsi basengagaho izuba. Abapagani b'Iroma ku wa mbere w'icyumweru, cyangwa se ku wa mbere w'isabato, ahandi bita ku cyumweru, wari umunsi abapagani b'Iroma basengagaho izuba. Abantu ba mbere ho bati ikimenyetso cyacu kiraba ukwezi, ahandi ikimenyetso cyacu kibizuba. Ariko iyo ugiye mu Byahishuwe igice cya 12, ugahera ku murongo wa mbere, wa 2 n'uwa 3, tuhabona umugore ufite imiterere ihabanye n'iyo mu Byahishuwe 17. Ibyo bice byombi birahabanye rwose. Icya 12 tuhabona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, kandi yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Kandi Byahishuwe 17 uwo tuhabona ahabanye no mu Byahishuwe 12. Nyamara ubwo tubonye yuko Yesu Kristo atakoze igitangaza ku wa mbere w'isabato, nagikore ku wa gatandatu w'icyumweru, akagikora ku isabato, aracyereka abatuye isi ko ataje gukuraho iyo sabato cyangwa ngo ayizirure. Iyo ugiye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, hari amagambo ngira ngo tuhasangire tuhumve, kandi ayo magambo arakomeye. Igice cya 23 uhere ku murongo wa 54. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Ubwo ni ku wa gatandatu wa Bibiliya, aho abandi bita ku wa gatanu. Umurongo wa 55, nuko abagore bajyanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye, babona imva n'intumbi ye aho ihambwe, basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Igihe bari bahageze,
bahagera ku munsi wa gatandatu. Wa wundi abandi bashyizeho ikimenyetso cy'ukwezi bati niwo munsi dusengaho kandi niwe Imana yaremyeho umuntu. Imana yaremye umuntu ku munsi wa gatandatu, ariko ntabwo yamubwiye ngo uzaba ari uruhukaho. Oya, hari umunsi Imana yikubitiye, umunsi w'isabato, iraweza iwuha umugisha, iwuha abantu, ngo abo bantu bamenye ko hari umuremyi w'ijuru n'isi n'ibirimo, ndetse n'umuremyi w'imitima mishya. Iyo abantu birengagije ukuri kw'Imana bakajya hirya y'ijambo ry'Imana bagashaka kandi kuribwiriza, Bibiliya ntabwo ishobora kuzemera kujyana nabo igihe bagira ibyo bavanaho n'ibyo bongeraho. Aba bagore rero bari bazi ukuri kwa Bibiliya, baragenda umunsi wo kwitegura isabato, baragenda batunganya ibihumura neza. Ku isabato bararuhuka, ku wa mbere w'isabato barazinduka bagiye kureba aho umukiza wabo, wawe nanjye yashyizwe. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi minsi itatu igiye kugonganira ku munsi wo hagati w'isabato. Hano hari umunsi w'abasengaho kandi bafite ikimenyetso cy'ukwezi, hakurya hari umunsi basengaho ku wa mbere w'isabato bafite ikimenyetso cy'izuba, ariko hari n'abana b'Imana bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Impagarara, ibibazo byavutse kuri uyu mugezi hagati y'abakira n'abadakira nibyo bigiye kuvuka ku basenga, kandi benshi bazisanga ku murongo w'abarwanya abana b'Imana. Nusoma neza urabona ko uyu muntu amaze gukira ntabwo yabigize ibanga ngo hari wenda avuga ati ndamutse mbikoze byangiraho ingaruka mbivuze. Oya, yagombaga guhamya. Ku murongo wa 15 igice cya 5 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Abamaze guhindurwa n'ubuntu bw'Imana bahinduka abavugizi b'ingoma y'Imana. Abamaze guhindurwa n'umucyo uva ku ntebe y'ubuntu ntabwo babigira ibanga, nabo batangira kubwiriza iryo jambo. Kandi ndagira ngo babwire ngo uyu muntu ntabwo yarekeyeho gusa, kuko ku murongo wa 12 igice cya 5 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana hatangiye kuvuga ikibazo hagati y'abakijijwe, y'ukijijwe n'abadashaka gukizwa. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko wakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Mbese wowe Yesu ntiyaba yaratangiye kugira umurimo gukorera, noneho ukaba utakimukomeje mu mutima wawe? Ibyo birashoboka. Nyamara igihe Yesu yaramaze kumukiza, ntabwo Bibiliya ivuga ngo batandukanye burundu. Oya, Bibiliya hari ibisubizo itanga. Kubera ko amukijije, ku murongo wa 14, hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati, genda ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Nguwo Yesu akijije, amuha ubushobozi butongera gukina n'icyaha, amuha ubushobozi butongera gukora icyaha, kandi yandika amategeko ye mu mutima. Ubwo Yesu yakijije imbabare irushye kurenza izindi, mwifurije gukizwa nawe, mwifurije kumwemera agahindura ubugingo bwawe, mwifurije kwizera icyo yagukoreye igihe yaramanitswe hagati y'ijuru n'isi ku bwawe. Yahatanze itangazo, ngira ngo uryumvire muri iki cyigisho rivuga ngo Mana babarire ibyo wakoze ntabwo ari wowe. Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi, aje gutandukanya abantu n'Imana, ashyiramo indwara, ashyiramo ubukene, ashyiramo ubuzima bugoye, ngo abantu bihe iby'Imana n'ibivugwa bisange baramaze kujya mu gushidikanya. Iyo niyo nyigisho abayuda bari bafite. Baragenda bashyiraho urusika, basigara bumva aribo bonyine bagumana n'Imana yabo gusa n'amasezerano. Kandi Imana yari yarabwiye Aburahamu ngo muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Uyu muntu amaze gukira, noneho yagiye gusenga. Erega nta kintu isabato yari kumumarira igihe ahora aryamye hariya, kandi n'uwamuremye ntabwo ari kunezezwa no guhora mubona. Yabanje kumuha ubuzima. Amaze kumuha ubuzima, noneho uyu muntu mu kiganiro yajyanye na Yesu, ntabwo Yesu yigeze amubwira ngo uzajye gusenga mu rusengero, ahubwo amaze kuba muzima afite icyo kubwira abandi, nta wamuyoboye ku rusengero yarahamenye, agenda agiye gushima Imana.
benshi bashaka gukizwa bakitandukanya ngo n'abanyabyaha. Oya, ntabwo ari byo, kuko Imana nayo ntabwo yitandukanyije nawe. Niwo mwanya ubonye wo kubera imbuto kubamenyesha ko hari umukiza muzima, kandi ubuhamya bw'icyo yagukoreye nabo barabukeneye. Uyu muntu ajya mu rusengero, ntabwo byabuze kuvukisha impaka, ariko yagiye noneho ababwira ngo ni Yesu wanyijije. Kandi iyo bambwiye ngo nikore uburiri bwanjye ngende, uburiri yagombaga kwikorera bwari buriho ibimenyetso by'indwara. Yari yaraburyamyeho igihe kirekire, yarabujwe kwikorera ubw'abandi, yagomba kwikorera ubwe. Muri ino minsi uko icyagera kirusha abantu imbaraga, abantu ntabwo bagitinda ku byabo, batinda ku by'abandi. Ariko uyu munsi Yesu arakubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Subira mu mateka y'uko wabayeho, urasanga uri umunyabyaha udakwiriye kuvuga, witinda ku byaha by'abandi, ikorere uburiri bwawe ugende. Uyu mwanya reka mfatanye nawe gushima Imana ikiganiro tugiriye, kandi ibi byigisho umwuka w'Imana abiyobore mu mutima w'ubyumva, kandi agutere gufata icyemezo cyo kwizera umutangabugingo. Witinze amaso yawe ku by'abandi, yatinze kwamanitswe imbere yawe, kandi akamanikwa ku bwawe. Umunezero w'abacunguwe Yesu Kristo wagwize mu bugingo bwawe. Yesu Kristo aguhindura amateka, akugira umwana we yironyeye mu maraso ye, kandi utangira urugendo rw'ubugingo buzima muri wowe mu izina rya Yesu. Reka dushime Imana. Data wa twese, Imana yacu, uyu mwanya turagushimye Imana, kuko niwe mukiza muzima. Utubere umuyobozi, utubere umujyanama muri urugendo rucuza umwijima, utubere umucyo n'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen.